w'Imana nawane namwe. Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Ndabakunda cyane. Nk'ibisanzwe ni kuri Mama Zuru muri gahunda yacu yo guteka. Uyu munsi rero ntabwo ari byo uri bubatekere, mfite umushyitsi uri buze kudutekera mu kanya. Ndaje mbereke ibyo ari budutegurire uyu munsi. Bakunzi banjye, uyu muntu wasuye uyu munsi ni umufana wanjye cyane, mbese sifite ukuntu amubabwira. Gusa ntabwo ashaka kujya kuri kamera, yansabye ati rwose ngira isoni Mama Zuru mbabare ntushyire kuri kamera, gusa ndabereka ibyo ndi bubategurire ariko face mbabare ntuyishyireho. Ariko amazina yanyemereye ko ndi buyababwire, yitwa Uwase. Uwase ni umukunzi wanjye cyane mu buryo bukabije. Mbese yavuze ati Mama Zuru ngomba kugusura, kandi ningusura nanjye ndasiga ngutekeye ibyo kurya kandi nzi ko biri bukuryohere. Ntimujye kure, muze hano hafi dutekane. Shuti yanjye, wowe tutarajya kuberekana ibyo turi buteke, wowe unkurikira buri munsi, ndagira ngo ngushimire. Shimira abantu bose bakoze subscribe kuri channel ya Mama Zuru. Nawe utarayikora, nyaruka ugende uyikore we, ndagusabye. Ugende uyikore kugira ngo uzajye ukurikirana ibyo kurya byacu duteka buri munsi, cyangwa se n'inama zacu za buri munsi. Karibu cyane dutekane uyu munsi. Hello, welcome and welcome back to Mama Zuru's channel. Njyewe nandi umufana we cyane kandi umukunda. Rero uno munsi namusuye aranyakira, nanjye ndavuga ati reka mukorere aka video, reka mukore nanjye mutekere. So umunsi nifuje guteka ibirayi na n'imboga nkuko mubibona hano gutya. Ubu tugiye kubanzaho nkuko mubibona turi gukata ibirayi. Ibi ngibi nibyo tugiye gutogosa, and then muraza kubona n'ibindi bikurikiraho. Mwebwe ntimurambirwe, kandi wowe utarakora rwose subscribe na share. Waracitswe utarareba, ujye ugenda ukurikirane Mama Zuru nkuko tumukunda cyane. Tuzajya dukurikirana ibikorwa byiwe kandi tunabisharinge, tubisangize n'abandi. Bake rero ubu maze kubikata, ngiye gucana ikiga ryanjye mite mbiterekaho. Bino birayi rero iyo umuntu abitetse arabitogosa, and then agashyiramo umunyu. Umunyu akabireka bigatogotaho gakeya, gashyiramo akunyu kumvikana, and then agapfundikira. Ubwo rero tumaze gushyiramo umunyu, tugiye gupfundikiraho kugira ngo bitogote. Ubundi birashya ariko ntibishye neza kugira ngo bidahwana. Rero ntimujye kure, turakomeza. Ubu ngiye gutegura imboga. Izi turazikatamo udupati duto duto n'ibi byose, noneho ubundi tubiteke neza. Ubu iki nicyo kigiye gukurikirwaho. Rero broccoli ukata bitewe n'iyo ushaka, uragenda ugakata duto duto. Duto gutya, noneho ugakata n'ibindi byose. Urabona ko tugenda tubikora. Mama Zuru umubwira ngo ngiye nzamusura, yarishimye cyane. Ngiye ntago nexpectingaga ko yabyishimira nkuko ndi umufana wiwe, ntago nabyexpectingaga. Ariko ni umumama mwiza rwose, nishimiye. Nawe yakira abantu neza. Ese mwe namwe azamusuye? Nukuri ni karibu cyane, ariko ndabona nabikase ari binini, twakongera tukageraho toya nanone. Noneho tukabishyira ku ruhande, tugakata na chou-fleur, tugakataho gatoya. Tugikuraho ko kiba gisa nabi. Noneho ibi bintu tuba twabironze, ariko kugira ngo twongere twinshuraringe ko bisa neza, nanone twongera tukabyoza twamaze kubikata kugira ari duto duto, ariko tukabyoza dukoresheje passoire kugira ngo byose bidashirira hehe hasi.
rero nuko tubikata. Hano iyo hameze nkaho hari utuntu twapfuyeho udukuraho, aho ubona bitagaragara neza udukuraho. Rero nkuko mubibona tumaze gukata, munyihanganire ntabwo navuze ibyo tugiye guteka. Dore izi ni shufurere tumaze gukata na brokoli, hano hari karoti, hano hari na courgette nayo turayiteka. Noneho mu birungo turi bukoreshe hari n'ibitunguru. Mu birungo turi bukoreshe harimo black pepper, harimo royco, harimo n'amavuta olive oil, harimo n'umunyu. So rero reka tushyiremo bino hano kugira ngo tugabanye akavuyo, tubone n'ahandi dukorera ibindi, tubona aho dukorera ibindi. Yego rero nkuko mubizi ndakenera rape kugira ngo ndape zino karoti kugira ngo tubone uko tuziteka. Urabona karoti umuntu arazirapa kugira ngo ziveho igishishwa cyazo kandi zize zisa neza. Urabizi iyo utekanye karoti ibishishwa, nkuko nabivugaga, ino karoti iyo umuntu ayitekanye intuza ibishishwa hari ukuntu biba bitagaragara neza, igishishwa ukabona yakiri kuvaho kiranasa nabi. So umuntu arabanza agakuraho, noneho akaza gukata nyuma, akaza kuzikata nyuma. Ubwo igikurikiyeho ni nkuko tubibona twese, ubu igikurikiyeho ni courgette. Ababishaka barayihata, utabishaka ntayihata, ariko njyewe hari ukuntu njya mbikora, nkahata uruhande rumwe urundi sinduhate gutya, kugira ngo bize kuzana agasura keza, bize kugaragara neza, kuko urabonamo hano twagiye tuvangavanga ibintu bifite amabara. Noneho nayo ugenda ukatamo udupariti duto duto kugira ngo ize kungana na biriya bindi. Noneho tugakuramo ibingibi gusa. Sinzi abandi ukuntu mubiteka, nimba mujya mubikuramo ubwo muraza kubwira Mama Zuru muri commentaire, nimba mwebwe mujya mubikuramo se cyangwa nimba mubitekana. Gusa njyewe simbikunda, mbikuramo. Buri wese agira uko ateka ibiryo bye, njyewe ni uko nguko mbigenza, mbikuramo. Noneho ibingibi ubikata forume imwe uri buze gukatamo na karoti, uburyo biri buze kuba bidatandukanye. Uko nabibabwiye, mugenda mubikataho duto kugira ngo bize kungana na karoti, bigire na shape imwe. Ubwo abazi kubiteka ukundi mwabwira Mama Zuru muri commentaire, cyangwa mukaza kumbwira ati uwase yatetse neza cyangwa se yabitetse nabi. Ariko ndakeka bari buze kubikunda, muri benshi. Kugira ngo rero karoti itaturushya, ubanza ugakatamo kabiri. Ndabona igiye kutubana ntoya, ariko still nta kibazo, ntacyo bitwaye. Kubera ko ugikase ari ndende kuriya yari imeze, ari igihe ikatika nabi. Mu gukatika nabi, so njya numva Mama Zuru ajya bagisha inama, akabatera udukuru ari guteka. Biba biryoshye kureba videwo yiwe, ntabwo igirambirana.
nawe dutera agakuru rero uwase shaka agakuru dutera. Agakuru mbatera nyine ni igihe bwa mbere nkurana Mama Zulu, kubera ko ubu ni ubwa kabiri duhuye. Nari namubwiye ngo ndashaka kuzagusura, mbona arabyakiriye neza. Guys, ntago ari ibintu byoroshye guhura n'umusitari nk'uyu nguyu. Twese turabizi ko ari umusitari kandi tumukunda turi benshi, noneho kumusaba randevu ukabona arabyishimiye, bari ikintu kirenze. Noneho igikurikiyeho tugiye gukata ibitunguru. Abantu bakata ibitunguru bitandukanye, ariko kubera ibi ngibi ari imboga kandi uburyo turi buze kubitekamo muraza kububona, ntabwo biri buze kuba bihiye cyane. So kugira ngo rero nanze kubasobanurira ibintu tugiye guteka kugira ngo mutahita murambirwa, mutahita muvuga ngo yego ni ibi ngibi, reka tuhite tubirikoya. So rero nk'uko mubibona tumaze gukata imboga zacu, noneho tugiye kuzibiza mu mazi zibira ho gatoya. Rero turahita ducana n'ishyiga ryacu, turahita dushyiraho ku ishyiga ryacu tugoteho gatoya. Aho ngaho twanabironze, tugiye gushyira ku ishyiga ryacu biratogota gato, tuhita dukuraho. Rero tugiye guhita tunapfundikira. Rero tumaze kubishyira ku ziko, igikurikiraho ni ugupfundikira kugira ngo bitogoteho gato cyane. Noneho twahita tureba n'ibirayi byacu uko byahiye. Ntabwo ari ngombwa ko bisaya, ko bishya cyane. Nk'ubu ngubu kabisa bigeze ahantu heza. Ubu ni ukwita tubikuraho tukabikaranga. Rero tugiye kubikuraho, tuhite dushyiraho ipanu tukarange. Ku birayi byacu rero turakoresha blue band nk'uko mubibona. Hari ushatse yakoresha beurre, ari amavuta asanzwe ari butter, cyangwa se ugakoresha blue band, cyangwa se ibyo byose ubaye utabifite wanakoresha amavuta asanzwe. Rero turayireka imelting, niturangiza tuhite dushyiramo bya birayi byacu. Nturambirwe, komeza ukurikirane gahunda zacu, umva ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere, reka ibanze imelting, ibiryo byacu biraba biryoshye. So rero kuri bya birayi byacu amazi twayamininnye, turahita nibyo turite dukurikizaho. Urabona ukuntu bimeze, twayamininnye. Tegereze butter yacu imelting. Ibi birayi biba biryoshye, muzabigerageze namwe mu rugo iwanyu, ubundi muze mugire Mama Zulu muri commentaire uko byagenze. Uzabigerageza wese azahite yibuka Mama Zulu aze atere comment. Uwase Karame, none se yego kuri ndabona ko uri umukobwa ukiri mutoya, ese guteka wabyigiye hehe ko mbona ugiye kunkorera agashya ukaba ugiye guteka blue band mu birayi? Si warabyize cyangwa wenyine n'ubwenge bwawe uko kundi nyine njya mvuga nti ibintu byose ni tekinike? yego byagenze bite? Ikindi cya kabiri ndashaka kuganiriza abakobwa, ugira icyo ubabwira, ugira urubyiruko. Guteka narabyize, ariko ni n'ibintu nkunda. So ntabwo abantu twize turabizi, ibyo dukora byose ntabwo kuvuga kuba warabyize. Yego narabyize, ariko n'ukundi ugenda wiga ku ruhande. Ariko narabyize muri segonderi. So rero inama nagira urubyiruko, abakobwa bagenzi banjye, nanjye ndacyari umukobwa, ntabwo ndi umumama, nubwo nanjye ndakiri umumama, nuko mukunda cyane, nkunda abamama kuko bajya batugira inama. Ese n'inama nagira
abagenzi banjye abakobwa mu kuzajya begera abamama, begera abantu bakuze bababitaho, kuzajya nyine bakabegera bakazajya babagira inama. So rero dufite hano black pepper, ariko nkunda gukoresha iyi ngiyi irimo hano kugira ngo mbone kugira ngo mbone uko nyinyanyagiza ahantu hose kugira ngo ikwirwe, kubera iriya ntabwo washobora kwinyanyagiza ku birayi. So uhita wongeraho ibirayi gutya kugira amavuta kugira ngo kwirwe hose. Noneho dushyira mu mavuta kugira ngo bikaracinge, kwa kundi uburyo wumva gakaracinze, kariho na pepa hejuru. So rero tugiye guhindura bya birayi byacu turebe ko byafashe irangi binakarace nk'uko nabivuze. Turebe icya mbere, murabona uko byagenze neza. Turebe n'iki ngiki, ibirayi byacu birasa neza, maze urabibona ute? Ni ukuri birasa neza pe. Wase ko mbona biza kuryoha. Biba biryoshye cyane cyane. Numva n'imvura iguye. Tugiye kuryoherwa mu gihe cy'akavura twari twarakabuze, none Imana irakaduhaye. Ariko uri umushyitsi w'umugisha Wase. Uri umushyitsi w'umugisha. None wadusuye ukaba utuzaniye n'imvura. Wow! Cyane. Rero turongeraho n'akandi ka black pepper, shyiraho gake gake. Noneho mu gihe turi guhindura urabona ko za mboga zacu zatogose. So zitogota gake uhita ukuraho, kuko ntabwo dushaka ibintu bihiye cyane. Rero urazimya ukahita ukuraho, ukagenda ukabiminina nabyo, ubundi ukahita ubikaranga. Rero nk'uko nababwiye, turagira kuminina ziriya mboga tukaza kuzikaranga. Njye nkoresheje ipanu, ariko nawe ushobora kuba ufite isafuriya ntacyo bitwaye rwose. Ku ipanu yanjye rero nimara kumuka turaza gushyiraho amavuta. Mu gihe rero ipanu dutegereje ko ijya amavuta, reka turebe bya birayi. Olala, biraryoshye pe. Umuntu utarakora subscribe kwa Mama Zuru yarahindutse pe. Urabona ko bisa neza. Yatangiye gufata rero ibirayi byacu birahiye. Ngira ngo mwese murabizi gukoresha esuritu ku bintu bikaranze, ibintu bifiritije. Ndakeka muzi akamaro kabyo, kugira ngo binywe amavuta, umuntu ataza kurya amavuta. Rero ni ibirayi byacu uburyo bisa neza. Wow, birasa neza. Ko bisa neza nako biryoshye. Uburyo bihumura mu bantu banje. Oh my God, biraryoshye, birahumura. Yewe we. Nkuko nabibabwiye kare, turakoresha olive oil. Shyiramo aka olive oil itari nyinshi ariko nanone itari nkeya cyane, ugashyiramo mu rugero. Noneho warangiza ugategereza ko amavuta yacu ashya. Icyo dukurikizaho rero ni ugukaranga bya bitunguru byacu twakase kare. Sinzi nimba mukibyibuka. Yego, tukahita dushyiramo. Izi mboga ngiye guteka
ntabwo zishye cyane mu by'ukuri, ntabwo ziba zikeneye ngo umuntu aziteke ngo zishye oya. Ni ukugira ngo n'agatunguru nako ntabwo gashya, ni ukugira ngo gafate amavuta gusa, noneho twarangiza tugahita dushyiramo imboga zacu. Ubundi ukahita ugaragura, udashoboye kubikora gutya gusimbiza nk'uko bikoze, ariko ababyeyi ba kera barasimbiza. Gukoresha akamamiyo kacu. Imvura sinzi ko irimo gutuma mwumva uwasavuje ijambo ryiza cyane ngo ababyeyi ba kera barasimbizaga, aribyo biriya koze. Abubu rero ntabyo bazi. Ese uwase we gusimbiza wibwiwe n'iki kandi ukiri umwana mutoya? Rero nize guteka umutepa arasimbiza. Okay. Iyi ni black pepper turi gushyiramo, shyiramo black pepper ihagije, itari nkeya cyane, itari na nyinshi. Warangiza ugashyiramo royco, ntabwo turi kwamamariza royco ariko nyine ni akarungo karyoshya ibiryo. So ushyiramo na royco iringaniye. Njye sinkunda ibirungo byinshi. Shyiramo umunyu, njyewe kugira kuminjira kuriya byari byananiye pe mu birayi. Nashyizemo umunyu mukeya kubera kugira kuriya. Noneho warangiza uhita ugaragura cyangwa se ugasingirwa, ugahita ugaragura. Ku bashoboye gusimbiza nibyo byiza kurushaho, kugira ngo byivange, utaza gusanga hamwe hari umunyu ahandi ntawo uhari. Bino bintu ntabwo utegereza ko bishya cyane oya, ahubwo turagira ngo akunyu gakore bivange n'aka black pepper kaza kubirya wumve ngo ni bibisi. Nakarabe yuko uba duteka dukura. Rero kuko nababwiye ngo bya biryo byacu ntabwo bigomba gucya, reka ndebe nimba byivanze. Amazuru ibyo bigisha abafana bawe gusimbiza ibiryo, nyine bibigiye. tugateka nka bimwe bya kera. So byahiye, twarure ni uko nguko biba bigomba kuba bimeze. So rero nk'uko mubibona ibiryo byacu byahiye, ntabwo imboga zacu zigombe zishye cyane. Turahita dukupa, noneho igikurikiyeho ni ukwarura. Turashyiraho hano imboga nkeya zihagije. Mama ziri gukunda imboga nyinshi? Oya, izo zirahagije. Noneho dushyireho na za bya birayi byacu. Uhite ubundi bituma amanota. Umufana waje kugusura, ushatse ushyiraho mayoneze cyangwa se ukabirya gutyo. Nshuti zanjye, reka nze mbumvire uko Uwase yadutekeye, numva ibintu uko biryoshye pe. Uwase mfite amatsiko. Mereza aho ngaho, numva ibi bintu ukuntu bimeze da. Mana we, amanota yampaye yose. umva Uwase we,
uzajya uhora uzanyabo. Amanota ni yose. Ndaryohewe nshuti zanjye. Bakunzi ba Mama Zulu, ndagira ngo mbabwire ngo iri funguro wase yaduteguriye riraryoshye. Ndaryohewe ku buryo budasanzwe. Mayonnaise yo ntabwo nyishyiraho kubera yuko namwe murabizi ibiro mfite, ngerageza kuyirwanya. Rwose niyo mpamvu ntayishyizeho, ariko uyishyizeho ku bantu bakunda mayonnaise byaba ari wane. Yes, reka mbashimire mwe mwabanye natwe kuri gahunda y'uyu munsi. Mu by'ukuri Imana ibaha umugisha. Ndagusaba wowe utarakora subscribe yikore, hanyuma wowe wayikoze ukomeze rwose ukore like, comment ndetse na share. Mbashimire cyane, naho ubutaha. Bye bye. Nyuma y'iri funguro ndaje ndenzeho icyo kunywa Fanta Sprite. Thank you so much. Bye.